pfa kuzuvuga ikofi ukivuga ikofi ntacyo atakora ngo akunda abone moni nkuriya mucoma nabonye nyine yaraprakinze agira Naisha ariko njye indirimbo ye nabonye imeze gutya nari nakubeshye nabonaga ari ukuri kabisa nibona ari amafoto n'uyu muhanzi wajya kugirira ishyari ukavuga uti bitewe nuko wenda twahuye cyangwa uko namubonye hari uburyo numva nanjye nshaka kuzatera intambwe cyangwa atera ikirenge muri uyu nguyu uwo mwahuye wenda bariho wewe twahuye yego nigize guhura nk'umuntu nka Ben buriya aba agomba kuba yakora ikintu kiri big cyane kiri presenting u Rwanda kurusha biraba yakoze Jay nyine cyane we nabonaga lifestyle abayemo mwumva kabisa Jay Polly nanjye nkuze nakwiberaho nkawe wenda nkomoje kuri ushobora gusanga ari cyo nahingiye gukurikiza nkomoje nko kuri ibi byabaye kuri Dani na none na Peter sibyo nyine waheze se barasubona ukuntu ari namwiza kurusha bwiza buri so reka tubashimira rero kuri kamera muri kubona aho umusore nazo gusaba Arsene nazo kuza kuzamura gake azamura bereka ukuntu uyu musore yaje yambaye yitwa Pama n'umuhanzi umaze imyaka navuga ko itari myinshi kuko abitangiye professional umwaka ndumva ari ushize niko navuga so rero muri 2024 nibwo umuntu yavuga ko yinjiye neza mu muziki mu ndirimbo yakoranye na mukuru wiwe Legion so uyu munsi rero twamwakiriye tugiye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye n'indirimbo yabaye umugisha n'indirimbo yitwa Naragushariye umaze kugira 1.3M kuri YouTube kuva yasohoka muri Mutarama 2024 urumva ko ari kuri move imeze neza cyane so twishimiye kubana nawe urakoze cyane Serafine nawe ndabyishimiye kabisa iminsi yaribaye myinshi kabisa duheruka ni Huye kabisa ariko ewana kera cyane umwaka burashize by the way yego umwaka urashize kabisa uherutse gushira indirimbo hanze rero reka bari naho duhera ni indirimbo numva itari yamara week imaze iminsi 5 uyu no wa gatanu yego nabonye indirimbo abantu bakiriye neza reka tugaruke gato ya kuri story yayo ese washatse wenda kugira ngo uvuge uti reka ngire gutereka mvuge imibereho y'abanyamujyi babakobwa bakura ibyinyo bimeze bite n'indirimbo yitwa Gatatu wakoranye n'ubundi na Legion of course uramushinga mwawuteguye mute umeze gute uramushinga already ni igitekerezo nagize ndi muri studio ndi gukorana na producer bita Moni abeshurazi kuri kwizina rya Manana then nyine dukora vibe none turi gukora vibe hari umutipe bita Nahimu twari turi kumwe nyine ari ukuntu nyine dusharinga ama ideas ahita nyine ashyiramo akantu ukwezi gushize yari afite birthday nyine twumva twese biradutunguye tu noneho nyine ngenda ndayidevelopa nyine indirimbo like already indirimbo yitwa Gatatu na buryo ndaza kubabwira byavuye rero ukuntu byaje kugenda tuza kwisanga already turi gukora kuri content nyine igize like imeze gutyo turi kuvuga se ni nk'ikihe kintu twavugaho nyine like mu buzima busanzwe nyine tuvuge ku rukundo noneho rudasanzwe n'urw'abandi bavuga nk'umuhanzi nge nkora ndakreya nyine mbashaka kugira like ideas undi muntu wese atakoze already numva Gatatu right ubyumva ko ni igitekerezo nyine gitangaje ikintu tuba turi kuvuga no like ni story y'umuntu y'umutipe ukunda umukobwa ariko umukobwa like umukobwa amukina yisohokeye kwa gatanu like byagenze gute nyine agira utunyanga ariko ko umutipe wamukunda akihangana nyine akanga yarabuze uburyo cyamuvaho kubera urwo rukundo then like akisanga mu magroup ya WhatsApp umukobwa yakoze afite birthday kandi aheruka kumufetera indi igihe gishize kasi ibintu bimeze gute no like tukagaruka tuvuga nubwo ibyo byose abikora ngerageza kumuhonga bikananira yego noneho rero Gatatu ni izina mwaje gufata gute noneho Legion yaje gute noneho kugira ngo noneho mufate umwanzo wo kuvuga uti nyuma y'indirimbo twe twarakoranye nka Brother man support me in this also kintu kiriho Legion umuntu dukorana nyine ibintu like everyday life tuba turi kumwe nyine ama ideas then ikintu cyabaye nakoze verse 1 ariko numva indirimbo ishaka kundusha imbaraga nyine numva nyine ikeneye undi muntu ufite irindi zina riruta iryanjye ndeba mu bantu bansana ndinze mbona abandi bishaka kungora ahubwo nisanga muri Legion ndavuga se nadukanye Naragusariye ikagira miliyoni irenga mu gihe gito ku kingi naho tutayikorana turebe ibyo ari byo n'ubundi like ko ntacyo bitwaye
John nyine birangira amubwiye ahita anyumva direct azashyiramo ibintu birushaho kuryoha. Noneho izina gatatu ho ryavuye hari aho tugera muri pre-chorus tukavuga ngo icyakubwira yari inkwano gatatu. Uri kumva nyine wumvishe story k'uwo mwana mukundana yanari inkwano gatatu, ariko ibaze nyine kumva ukundana n'icyana ukumva ngo cyari inkwano gatatu ariko still ukaba nyine kumuvaho byarakunaniye. Ni story nziza, umuntu yavuga ko ni story y'urukundo, ni story nanone kandi iri entertaining, ni ibintu byiza cyane. Reka tugaruke gatoya, usohoye indirimbo ariko hari ikintu gisigaye cyarateye, nshaka kugira ngo duse nk'abakomozaho. Ese Planka mu muziki ivuze iki, isobanuye iki, ifasha iki? Ese kuki wenda wenda nkaho washyize indirimbo hanze ejo bundi cyo utigeze wenda uvuga utireka mbaze nigura akantu kaga Planka ukavuga utireka ndiraising indirimbo nyine Planka uyifata gute? Ese ubundi ifasha iki, kuki wowe utabikoze cyangwa se utabikora? First of all nashobora guhera kuri icyumbaje bwa nyuma impamvu ngiye nakuze Planka. Buriya buri musani afite ukuntu yakoze structure y'ukuntu akora ibintu bye. Hari igihe ngiye n'urugero nyinshi gusohora indirimbo ndavuga reka nkata agace gato nkore TikTok sound, then nyishyire TikTok n'ahandi hakeya abantu babashe kumenya ko ngiye gusohora indirimbo. Undi nawe akavuga ngo reka mprakinge natereye umuntu ivi iki byo nyine bitari byo, fake news nyine bitari ukuri. Rero ikintu cya mbere hari igihe nyine ubikora bikaguhira, ukabikora nyine ugasanga positivity iraganje cyangwa se nyine negative feedback ku bantu zije ari mbese badukinishije ufite mind itayisawa. Ariko ngiye ko mbibona byose nyine bifasha mu muziki. Nk'ubu n'urugero nk'uriya Muchoma nabonye nyine yaraplakinze agira Naisha, ariko ngi indirimbo ye nabonye imeze gutya iri kuzamuka kubera icyo kintu. None se ikintu nakora kugira indirimbo yanjye izamuke ntagikora, ntacyo kintu kinwaye. Rero numva ko nyine ni ibintu byiza ku muziki Planka nyine bazishoboye bajye bazikora. Nahoze mbona abantu bahita babibaza bati ariko iriya ni STU yatubwiraga bavuga kuri Aisha kuko yari yaravuze ko ngo mu by'ukuri ngo abasore bo mu Rwanda nta manuza kwa kurya bivuga bya bintu byiza. Ariko ikintu kiriho nawe nakubeshye nabonaga ari ukuri kabisa. Nibona ari amafoto agase kuba ari guterana congratulations biki n'ibiki, wasanga ari byo Aisha yigiye kwigira muri Amerika ntawamenya. Ari amahirwe wenda afite, ariko nyine twamenya ko ari indirimbo. Rero as long as yamufashije numva ntacyo bitwaye muri music. Nta kintu bitwaye kandi still n'ubundi ni imyidagaduro. Abantu bidagadura mu nguni zitandukanye, ni kimwe no kundi ujya muri comedy ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. So mbere yuko winjira mu muziki, John yari umuproducer, wahuraga n'abasani bagiye batandukanye. Ese ubundi hari ukuntu umuntu avuga ati mfite ishyari kabisa, n'uye muhanzi wajya kugirira ishyari ukavuga uti bitewe nuko wenda twahuye cyangwa uko namubonye hari uburyo numva nanjye nshaka kuzatera intambwe cyangwa atera ikirenge muri uyu nguyu. Uwo mwahuye wenda bariho wewe twahuye nigize guhura n'umuhanzi bita Jay Polly na Safi Madiba na Queencha. Cyo gihe hari mu 2019 gutyo nyine nkajya ndebura lifestyle barimo. Nyine cyo gihe twakoraga imiziki ariko yindi twiyumvira tutaragera nyine kuvuga ngo tugiye kuyisohora. Nyine nkareba session n'abantu barishimye bari kurya ibintu bimeze neza, kumva n'abantu babaye nyine lifestyle nziza nyine y'abastar. Abantu nyine ubona buri kanya ufite amadiru n'uyu ari kumuhamagara gusohoka kitaba telefone nyine ibintu nk'ibyo. Bavuga se nanjye babaniga Jay nyine cyane we nabonaga lifestyle abayemo mwumva kabisa Jay Polly nanjye nkuze nakwiberaho nkawe. Yego nyine ni wa muntu. Noneho urabona nk'abasani bajyaga bajya kuri recording, sinzi ubu ngubu nabikibaho ugasanga usanze nk'umuntu kuri studio se wenda ugasanga nyine ntiyakora ari muri studio bitewe wenda na privacy ye n'ibintu ashaka gusohora n'iki. Ariko nyine nka Jay Polly we ahubwo yari wa muntu ushobora kuza yakwandika nk'ijambo wamuhirindi rigize agahita avuga ati ahubwo wowe uzi ko wakuze kuturusha kandi ukiri umupeti. Nyine ibyo bintu nkumva ni ibintu nyine byamaga motive. Ndavuga ati nanjye nimba umusani
uri ku rwego rwo hejuru nzitwara nka Jay yamaga motivation yaguhaga motivation ejo muri tubonye The Ben na Bwiza bakoreye igitaramo mu Bubiligi The Ben akomereje Berkeley abamwe bagiye korera mu Budage atubonye Chris Iza akoreye muri Sweden akomereje muri Poland ibi bisobanuye iki ku muziki ibi bitaramo bundi mubona bikorwa ku rwego koko ruri kuri standard y'abahanzi naho umuziki ugeze murabibona mute ku ruhande rwanjye ikintu navuga nyine mba mbona like ntago ari 100%, of course, ariko uko biri bitandukanye no mu gihe cya kera byabaga bigoye kumva nk'umuhanzi wenda n'urugero uri kuzamuka atamaze imyaka 5 wenda ko ari professional nk'urugero nka Bwiza na myaka 5 aramara ntayo tu ariko nyine ari kujya nko mu Bubiligi cyangwa ahandi hantu ukabona yakubise abantu bahari nyine benjoyinze kuba bamubona. Nekereza ko nyine ni ibintu byiza mu muziki nyine tanga motivation per generation uvuga ngo none niba Bwiza amaze imyaka itarenze 2 cyangwa 3 na Chris Easy noneho ari kujya aho hantu ari kurira indege ari kugira iki ama contract ibicira ari kugwiza why not twe tutakora nyine inspiration ku bantu nyine basa nkaho bari kwinjira mu muziki n'abakiwukora bitarakunda nyine ni urugero rwiza ushobora kurebera ukavuga ati ikintu kiriho ibintu biragabura tu yego The Ben rero amaze imyaka igera muri ndumva ni imyaka igera muri 10 n'ingahe 16 17 gutyo sibyo ko yarabyaye no munani uyu munsi ni umuhanzi umuntu yavuga ko amaze kugira standard nyine urwego ageraho ugereranije wenda nk'igitaramo wenda yakoreye ejo bundi tubare kira cyo mu Bubiligi imitegurirwe niyo myaka y'uwo muhanzi ni ibintu ubona bimatchinga n'uruganda yenda rw'umuziki w'u Rwanda ubona bimeze bite ikintu kiriho wenda nago nahita precizing ko simba nzi wenda ngo abantu bateguye ibitaramo nabahe biterwa nyine nuko bumvikanye ariko nk'umuntu nka Ben buriya abagomba kuba yakora ikintu kiri big cyane kiri presenting u Rwanda kurusha biraba yakoze nibyo yakoze ni sawa ariko nyine iyo urebye ubona nyine ni ibintu wagira ngo nyine nago bigize neza like biracyabura amakano akantu nyine nkuko nyine njya mbona ukuntu abandi basani bo muri Niger yabateguye ibitaramo TZ bagiye nko handi nko mu bindi bihugu ukuntu baba bimeze nekereza ko wenda ikibazo atari The Ben ikibazo ari abamufasha gutegura ibitaramo yego wenda tuvuye kuri iyo ngingo gatoya areka tugane gato uyu munsi iyo urebye umubano w'umunyamakuru yego n'umuhanzi ubona ari umubano nyine uhagaze gute mu by'ukuri aho wenda ndimo kubihera ku mpamvu wenda zigiye zitandukanye hari ibintu ubona ukabona kiganiro umuntu ahuye n'undi mu kiganiro barashwanye bigenze gute urumva isi mundi standard wende y'umunyamakuru uyu munsi n'umuhanzi uyu munsi bihagaze bite urabibona ute kuko nubwo uvuga uti yenda umuziki mumaze mu mwaka umwe ariko ibi bintu by'imyidagaduro bimaze mu myaka myinshi cyane kabisa cyane of course kintu nge kunumba mbibona nekereza ko nyine like wenda umubano w'umuhanzi n'umunyamakuru biterwa naga ari abanyamakuru bose babanye neza n'abahanzi nubwo ari abahanzi bose babanye neza n'abanyamakuru ahubwo ukuntu bikora hari nk'igihe nyine ushiduka wenda like nk'umunyamakuru twese tugira nyine imitima itandukanye akubaje nk'ikintu muri interview nta n'umutima mubi agambiriye nkaho ukambaza nk'ibintu numva nashaka gusubiza nkagusubiza nawe wenda bitewe na situation nibereyemo naho ugasanga ushatse kunyata kukanyereka ko nyine nko guhangana rero nekereza ko umubano w'umuhanzi n'umunyamakuru ntacyo twaye cyane ahubwo nyine biterwa like n'ubuzima wenda like baba babanyemo n'undi muntu yibereho n'ibibazo amubaza ubundi hari ibibazo ushobora kubaza umuntu sibyo n'urugero sibyo wenda nkomoje kuri ushobora gusanga ari cyo naringiye gukurikiza nkomoje nko kuri ibi byabaye kuri Dani none na Peter sibyo nyine mbona ko nyine nago hazama akantu nyine ko kutagira buriya professionalism ikajya ku ruhande ku bantu bose nje ni umbaje ikibazo nashaka gusubiza nshobora kukubwira ko nari bugisubiza umunyamakuru we yemerewe kuba yakubaza ikintu ashatse ko n'umunyamakuru arabyemerewe kandi waje gukora ikintu nyine wagize ariko nanone ntago yemerewe kureactinga zifu nyine uri hasi yetu kakwereka ko ibiki n'ibiki agahita ashaka kuzana ibindi bintu biri behind ikintu nekereza nuko nyine like nk'abasani kubasana
bajya bagerageza wenda ikibazo bumva badashaka gusubiza bakakireka cyangwa umunyamakuru ntabwo azabura kubaza kugira ngo akomeze yicururize. Icyo ni ikintu kiriho kabisa twese tuzi. Yego. So reka noneho tugaruke gatoya, ndashaka ko dusubira inyuma gatoya. Indirimbo twayikomojeho ni indirimbo yitwa Naragusariye, ariko isobanuye ibintu byinshi mu buzima bwa Pama, ako no mu buzima bwa Legion. Ejo bundi Legion yaragiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho gamba guteramana n'abantu batandukanye. Yego. Mbwira ukuntu biriya bintu mwari mwabyakiriye, ikiganiro mwabigiranagaho, ese ubundi byaheze bite, mwabyakiriye gute bwo uko byarangiye? Okay, ikintu kiriho urumva nyine ni inkuru ibishimishije kabisa. Uvuga se umuziki natangiye gake bano wigiriye. Ndi guhabara indirimbo biraho bisanzwe n'iki, ni ugiye kunyambutsa igihugu nyine ukumva ni ibintu nyine biri umutima udahita cyangwa n'ubuzima like mind yawe itari guhita ikacinga nyine byoroshye, akumva ufite ibineza neza mu mubiri. None ikintu cyabaye ni imitegurire nyine like y'abantu bateguye igitaramo, hari ibyo bumvikanye batabashije nyine gukemura ku bahanzi bakuru even no kuri we biza ari kugenda The Ben, Diamond Platnumz n'abandi. Rero byaje kurangira nyine hari ibyo imikoranire bari bemeranyije ku hagati y'umuhanzi na rwiyemezamirimo itagenze neza. Noneho biba ngombwa babona ko batari bubasimbuze kandi amatariki yegereje, bahitamo igitaramo kugipostponinga kikazaba undi mwaka. Yego, nagarutse kuvuga nti ese mukibonera gig ni biki mwavuganye na Legion? Ese ubundi byagenze bite kugira ngo Legion yisange kuri iriya no kuri post? Ikintu kiriho nyine buriya Legion imiziki ye hari ukuntu igenda nyine ikagera ku bantu benshi nyine like abantu mu buryo utamenye. Gusa nk'abantu muri Amerika baramuhamagaye, wakoze indirimbo nziza, ese twakora igitaramo gute na gute. Rero ikintu cyabaye yabikomoreje nyine ku mikoranire yari afitanye nyine n'abategura ibyo nyine ibyo bitaramo bari abroad, bari hanze. Like nyine babona ibikorwa ari gukora nyine birabanyura, bifuza kuba bamutumira. Rero ikintu twaganiriye man sibye kwishima nyine kwiyumvisha ko icyo gihe twakoze conference call turi nk'abantu nka batanu nyine hari groupe tujya nyine y'abasani tuba turi kumwe nyine duhuriramo tukaganira ku by'imiziki, niba n'urugero umusana koza akaririmba akagashyiramo umwaka mu idea avuga ati nge numva gutya, twakoze call turi twese. Niba atari ibanga se ni bande? Oya nyine abeshi ntago nyine bazwi, sinangwa nyine kubona ahita mbavuga batarinjira neza. Ikintu kiriho nyine twumva ni ibintu bidasanzwe, twumva nyine like amayira agiye guhita none hacibwa. Yego. Niba umuntu agiye muri Amerika hari imifungo bamwemereye, hari iki urumva nyine ibintu byahindutse, so byumva se. Yego. Like nyine twaganiye ibintu byinshi nyine dutangira gutegura noneho ukuntu tugiye kubaturitsa none muri Amerika. Igihari cyo nuko biriya bigaragaza ko ikintu cyose kirashoboka igihe wakoze, igihe uri gukora, igihe udacika intege. Ushize wari kumbwira uti yahoze ari umu DJ, ati uyu munsi birarenze kubona umuntu wahoze atanga indirimbo azicuruza z'abandi, abantu bari kujya kwaka aba DJ indirimbo noneho zibe to. So ni blessing kabisa. Reka tugaruke gatoya, uyu munsi ngira ngo warabimenye ejo bundi ko The Ben na Wiceza bibarutse umwana. Ndumva narabibonye. Yego. Ntuza Okama nawe aheruka kwibaruka ubuheta n'umwana wa kabiri, sibyo? Ariko hanga ingingo nshaka kugira ngo duse nk'abagarukaho gatoya. Nawe uri umusore ejo bundi uzashaka, sibyo? Ariko nigeze kumva Diamond avuga ati man gushaka umugore byangiza umuziki. Iyo ngingo kuko wowe ubibona ute, perspective yawe mw'ibyo bintu imeze gute? Ngiye kuntu mbibona ntago nemeranywa na Diamond ku giti cyanjye, kuko ntago ari umuziki gusa, biterwa ahubwo nuko washatse. Already ushaka iterambere ugashaka neza, nyine ushaka iterambere ugashaka umuntu wari gufashamo. Hari igihe ushaka umugore nyine ukabona like nuwo muri gatatu kumva ni wa muntu uri gusesagura ntago ari gukora, icyo gihe urwo n'urushako nyine rutari sawa. Niko nge mbitekereza. Ariko niba ushaka umuntu muri bufatanye kujya guhiga, niba nagiye mu muziki we yagiye gushaka ibiraka wenda ari gucuruza nk'ahantu runaka, uduhurije hamwe, ndetse urumva gute ahubwo mutari gutera imbere? Already wafokasinze ku muntu umwe, ahubwo numva njye aribwo watera imbere cyane uri kumwe n'umuntu umwe ariko mubanye neza. Nge ntabwo nemerana n'abavuga ngo urushako ng'iki nisokama nadukubita uturirimbo twiza kandi yibereyeho neza. The Ben kuri Okama ahubwo. Big shout kuri we kabisa. Ikintu kiriho nyine
ntabwo ibyo mbyemera ahubwo nyine iyo washatse nabi nyine like umuntu nyine mudahuje ufite character zitari sawa nyine utakufasha kugera ku iterambere n'ubundi bintu ni no mu buzima busanzwe si mu muziki gusa uzarebe like n'abacuruzi n'abaki ushobora gushaka umuntu uri bugende ugakonsoma bya bintu byawe byose bigashira ukajya hasi ariko iyo ushatse umuntu uzi gukora ifite mind ahubwo murafatanya mukagura kuko umugore ni umufasha. Yego nahoze numva nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ati ntabwo ari umufasha ati umugore ni umugore ati ahubwo ngo ugomba kugororokera umuryango akagororokera gutyo abisobanura neza avuga ko mu by'ukuri birumvikana ariko ni n'umufasha ku ruhande rumwe ariko nyine we yasobanuraga yuko n'ubwanwa batishimira gukoresha ijambo umugore ariko umugore ari umugore nyine ugororokera umuryango ugororokera isi ugororokera igihugu ibintu nk'ibyo ngibyo so byange bikunde buri muntu wese afite abantu abarota kuvuga ati nakorana nabo najya muri studio nkaba na vibinga bikagenda neza n'iki sibyo ndajya nkubwira abahanzi nk'ababiri mitiremo mwumbwira n'impamvu uwo muntu ari we wumva kabisa mushobora kuba mwagira gute mwa familia mu buryo mushobora kuba mwakorana mu buryo nanjye nari bindi tayari rero twifitiye Dani Nanone na Bulldog yego Bulldog impamvu ngewe nakuze ari we muntu ufana kera bajyaga bambwira bigira ngo B you know the story of B team B na team no there is a guy hari umutipe wo kuri TikTok bamubaza nyine ku bibazo by'umugore wiwe noneho bajya abayaramurambiwe tu bajya bamubaza ku mugore wiwe bakavuga ese ari ukugira ngo umarane igihe kirekire n'umugore wawe no kugira B abajya kugera kuri B agahita avuga ngo B atanazi icyari muri make nago iyo abashaka kuyumva ntabwo abashaka kumva iyo B iyo abashaka ni B bishaka no kubona n'intare azagenda bane n'intare bose nabadanje ariko ngewe buri umuntu agira umuntu akunda n'umuntu agira iki sibyo ko bose baradukubisa amahit kandi n'abahanga baracyari mu muziki anytime mushobora no kuba mwanakorana n'umwe muri abo atari uko wenda ugize ariko ubaye urutamo byihuse rwose bahita kabisa n'umuntu wa danje katuyigira nga Riderman na Dani Nanone Riderman na Dani Nanone abantu bahita ko Dani Nanone ndimo ntabwo ndi kumutererana ni Rider kabisa Rider ni umuntu nyine wa danje bro ni umuntu wa danje ukora ibintu sibyo byiwe nyine like afite orientation atandukanye n'abo baraperi bandi afite nyine discipline mu binakora niba n'urugero avuze ngiye gukorana n'urugero album na Bulldog ndashaka kigera irahitize mu gihugu ipoping Riderman so umuntu nyine wa actually sharp kabisa ku cyumba cya rap bakoze ibintu bya dance cyumba cy'amategeko yego bakoze ibintu bya piano cyumba cya rap na yabaye igitaramo ya for sure kinero kiriho Riderman nawe nyine no umuntu twakuze dukunda ibihangano bye to nyine dukura ubyinizo za rusake zacugusa zaki n'umuntu wa danje buri musani wese akuza gukorana nawe kazi yego reka tugaruke gato ya hano ku muntu witwa The Ben na Bruce Melody The Ben na Melody B na B yabura nakwikorana na nuze na Munyakazi ubwo igisobanuro nuko ari Munyakazi nakwikorana na Munyakazi tu kubera impamvu yiye kari Munyakazi twigere kuri Medina Israel Mbonye warugiye gukomeza yana ikintu kiriho impamvu nyine nuza like bose na abantu badanje sibyo nyine badanje man badanje ariko buriya nyeka ko nyine ukuntu Bruce Melody kunakora like umuziki we ni ibintu nawe byagufasha nyine ko wahita utera imbere urugero naguha nka Roskana barakoranye ariko ni umuntu wavuye ahantu hamwe ajya kunuza ku rundi rwego ariko even na Prince Kids n'abandi yeah for sure by element bose ni umuntu wa danje mwakorana ugahita popinga kazi ariko bibuke ko na The Ben nawe afite abantu yagiye azamura nabande wenda dufate nk'urugero nka Shafi Music wamugize uribuka nuza featuring yahayo Bushari nayo yari B urikumva hari ball ya nuza ya izindi yakoranye na Bandera nafite n'indirimbo na Igor Mabano afite Igor Mabano okay nawe niko bimeze ariko nubundi ikintu kiriho giye kuntu mbibona mu mboni zanjye so wa muntu ushobora kugukura hasi ngahita kuzamura igomba kuba ari ahantu byibururi yego so ubwo ni n'umukoro umuntu yavuga ko buri muhanzi wese afite hano hanze twe twifitiye tuti Medina Israel Mbonye nta muntu utakwifuza gukorana na Meddy kabisa indirimbo muri uru Rwanda
nabonye ni sawa ariko njye nakorana na Meddy tu. ubwo bishatse no kuvuga ko tugiye kuri The Ben na Meddy n'ubundi still ni Meddy. Okay, Still Meddy kweli. twigire kuri Real Wise na Bwiza. Wise of course. Why? Wise ese barasubona ukuntu ari na mwiza kurusha Bwiza buri. Kaweze gafite ukuntu kifitiye nyine ukuntu n'akavideo mugakoze abantu bahita bakareba kakazamuka kurusha ka Bwiza. Bwiza nawe ndagukunda ariko we izuriya biri ku rundi rwego. Yego twigire kuri Bwiza na Butera Knowless. Knowless of course. Why? Impamvu Knowless Knowless nyeka ko living legend. ni living legend kabisa. Ego. Ikintu kiro Knowless ni wa muntu nawe mushobora gukorana ikintu niyo bitanasaba promotion kameka ngashoboka ko mukoze audio video kandi uri gukora muziki hari inyungu ugenda ureba urusha undi kavuga ati ninkorana n'uyu afite public nini nyine yubatse empire ye nidukorana ibintu byanjye of course biraza kugera ku bafana be noneho n'abandi bima abafana bigere kure. Knowless hari umuntu bura batakwishima gukorana nawe. Yego. Reka noneho twiyizire kuri Marina si mufitanye indirimbo. Wapi Marina ntabwo dufitanye indirimbo dufitanye na Region ya. Dufitanye na Region. Ubwo Butera Knowless na Marina. Butera Knowless na Marina njye nakorana na Knowless of course. Akorana na Knowless. So turimo turagana ku musozo ariko hari utundi tubazo duke hano mfite. Of course tunashimira Kendo akomeje Kendo yakomeje kunywa pineapple. Tumushimire cyane. So hano rero dufite mu byukuri intego y'igihe kirekire yawe nka Pama mufite mu muziki ni yihe? Yanjye intego ya mbere mfite mu muziki ako tutarava no kuri Kendo buri yanjye nakishimira kubona korabo yanyu. Bya birenze twabijya mu bidufashemo aho gumuhuza. Nanjye nsanzwe ndi umufana we. Ni ukuri kabisa. Sibyo? Intego y'igihe kirekire mu muziki. Buriya buri musani wese nekereza ko abafite intego. Nanjye intego mfite y'igihe kirekire ni ukuba nyine Pama uhamye. Simbe nka Pama nka babasani baza bapepera abantu tukaba turababuze. Bapepeye abantu uri gusoreza mu biki muri kaminuza? Ndi kwiga ibintu bijyanye n'amashyamba. Amashyamba. Bebe ibintu n'amafaranga ejo ndi nibonera umushinga wa World Bank umeze neza. No guhita nkukora nkazana mu ifungo nkashora mu muziki nkakora business. Cyane ikintu kiriho nyine nari ndi kuvuga uwo mushinga like your long term goal yanjye kuba nyine nka Pama nkaba umuntu like uri stable financial stable ufite nyine ikintu wamariye like umuziki nyarwanda like ari urwego wakuye ukageza kandi ufite nyine n'ubuzima bwiza na family nziza. Of course. Yego. Byiza cyane. Reka noneho duse n'abagaruka gatoya uri umusore twavuze unasoreje no kwiyongingo yo kuvuga umuryango mwiza. De preference Pama prefera abakobwa b'abafaransa cyangwa niba abakobwa bibisabo muri iyi minsi bagezwe? Shange rero buriya sinzi ukuntu meze. Ntago nakubwira ngo ngira ngo type ngo zimeze gutya ariko nko muri wenda mubwiye nka kara nje like nkunda chocolate kara umukobwa nyine utari inzobe cyane utari nk'imibiri yombi ariko kuvuga ngo taye zo simbizi tu ukuntu nyine igisabo cyo kimeze n'iki tafa kukijya ku ruhande igisabo ariko nabaye n'umufaransa akaba ari chocolate nari bitwihurije cyo kintu kiriyo nari nahoze mbona bwobwo aho ngona ngiye guhera aho mvugane nahoze mbona joke ya Nzovu. Nzovu uramuzi se? Uramufana Mr Elephant utamuzi. Big Elephant uramufana? Of course kabisa. Big Elephant. So Big Elephant rero harahoze mbona avuga ati ibintu bireba nande n'imikino mu gikombe cy'isi aravuga ati u Rwanda sintekereza ko ruzigera rugeramo ati biragoye pe uri kumva? Ubwo nkahita nanabihuza wenda no kuvuga ati umuziki n'imikino ese harabura iki kugira ngo tubone wenda umukinnyi nka Mbappe waturutse mu Rwanda tubona umuhanzi nka Diamond waturutse mu Rwanda? Ikintu kibura nyeka ko mereye ku muziki ko ariyo nuza Firidi mbamo nyeka ko nyine like ururimi rwacu hari igihe sometimes nyine ruturimita kuko n'urugero gufata nyine isi nago like Diamond ni umubona ni wa muntu ugerageza kuririmba icyongereza gusa kuko nago abantu bazi icyongereza gusa ni benshi cyane ugereranyije n'abazi ururimi rw'iwabo. Rero nekereza ko like nk'abanyarwanda bajya gukora bakagerageza bagashyiramo ikinyarwanda of course ko ni umuco wacu ariko bakavangamo n'izindi ndimi abandi bahantu
bari bwumve nubwo nyine byatangiye gukorwa ariko bitinze. Ikindi kintu rero nyine like mba mbona impamvu ki tutarabona umukinnyi nka Mbappe wenda niki mu Rwanda haba impano nyinshi pe, impano nyinshi ntacyo kibazo sinzi ukuntu bijya bigiye nyine sinzi ukuntu akigusubiza ahubwo kukine tutababona kandi mu Rwanda haba impano nyinshi kabisa. Niyo urebye hari nk'abapeti bakina hanze bo bita ngo bandera ba Steve Ruwanguka nyine abapeti mu mashampiyona yabo bakinamo bona nyine badominye tu ariko sinzi impamvu nyine wenda icyo kibazo ushobora kuba wenda kiri mu mitorezi cyangwa ibikisimbizi kuko abakinnyi byose baba babaye ibisabwa byose kandi bafite bari na ebo yo kuba bakora ibintu bya danje ariko basanga babura amahirwe. Turimo turakonkurwa ikiganiro turimo tugirana cyiza ibitekerezo byiza ku buzima bwawe bw'umuziki, ubuzima rusange bw'umuziki n'imyidagaduro muri rusange, ariko se Pama reka wenda duse nk'abagana ku musozo turirimbira akantu gato kuri gatatu. Yego. Friday ndaba nahasohotse amusora abahungu nimunegereze owe sinzi ukantwara ndaza amanayiti mwibara atawudufala she's unimaginable ngo byarakabije yangize umurara niriske gusange nguma musanga pfa kuzuvuga ikofi ukivuga ikofi ntacyo atakora ngo akunda abone moni pfa kuba umuhaye proti najya ahakana icyakubwira yariye inkwano gatatu ukwezi gushize yarafite birthday nubanye mvise kafite indi birthday yakoze gurupe ngagwiza amarare abatifite bose abafata nk'amatage yirirara se shakuba nka proteine stay like broccoli sinamenye ko nanjye nifuzaga peace of mind yihorera Canada TikTok ababakanga Western yikaraga kubw'amoni n'umutamaraza sinzi igituma banumva mushaka gusa ndagerageza kumureka bikanga yo neza man show kabisa duhaye kabisa twifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza gukomeza gutera imbere udusuriza region ndamutera peace kwere nawe ndabisika ikiganiro bukirebe mbere yuko ngenda nagushoye mu byuvuze indirimbo bita gatatu iri out ku mbuga nkoranyambaga zose kuri YouTube wasachingamo gatatu by Pama cyangwa Pamaneto uko ushoboye featuring Legion hantu hose umvirwa imiziki Instagram, IG Music, Boomplay, Audiomack, Spotify indirimbo yitwa gatatu ukajya ukaenjoyinga ukasharinga inshuti ni indirimbo wabyina ni indirimbo like nyine iri kachi ni happy mood song kintu kiriho mugende mukomeze mushyigikire abantu mwankunze muri oya abantu mwankunze muri naragusariye no muzindi zigiye kuza nago nzigira mbatengwa mukomeze mu nkurikire so thank you very much urakoze cyane Seraphine big time